nk'uko mubizi ni amakuru mu Kinyarwanda mugezweho na Kanyarwanda. Amakuru yacu reka tuyatangira hano mu Rwanda. Ukura mu icupa ikagukura mu bagabo. Umugabo yinjiye mu kabari asoma icupa rya mbere, asoma irya kabiri, arangije mu gihe cyo gutaha akuramo ipantaro ishyira ku mutwe. Uwo bahuraga akamubaza yamubwiraga ati numva imbeho inyishe mu mutwe. Bityo rero nkuramo ipantaro ishyira ku mutwe dore ko umutwe ugira agaciro kurenza amaguru. Umutwe ari utekereza. Byabikomeje gukoresha ibintu bitari byiza n'akara gatoya. Aho umugabo yaranye n'umugore Mukamana Bureriya, Mukamana mu rukera rwa saa 11 ukajya kwitaba telefone hanze. Umugabo nawe afata agataha baratumagura, arangije afungura radio mu gihe kitarenze amasegonda 30. Numvamo ngo umuryango wasiri yake uramenyesha urupfu rwa Mukamana Bureriya witabye Imana zize uburwayi. Umugabo nawe akabakavye yumva nawe niko kwita mu mugozi akajya avuga ati ntabwo Mukamana asiga ku isi y'abazima ngo sigare ndi jyenyine. Ubwo Mukamana asabitira mu gutwi akupa telefone yinjira mu nzu yiruka asanga umugabo yitaye mu mugozi agitabara. Umugabo nta kindi yasubije amaje ati ese urazutse ko bamaze kuvuga kuri radio ko wapfuye. Sibyo gusa mu Burundi ho haravuga umugabo yafashwe n'ubugenzacyaha ashinjwa gukoresha ibiyobyabwenge bamugejeje imbere y'amategeko. Yisobanura agira ati ntarugo mungira naho hotera ngira sindi umujura nta n'ibiyobyabwenge nkoresha sindi cyo muri kunshinza. Umushinjacyaha umubwira ko uri kumushinja gukoresha ibiyobyabwenge aratebera yashyira amaboko hejuru we arahira avuga ati njyewe nta biyobyabwenge nkoresha uretse itabi ryonyine n'inywera nabwo byo